Baramutse banyarwandakazi banyarwandakazi tubifurize amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Ni Asumani niyo nambaza, ni Rwanda Rugari TV na Rugari Akadomo Rwa. Tubibutse, tubasabe, tubashishikarize gukora subscribe cyangwa s'abonner, kwiyandikisha kuri Rwanda Rugari TV, gukora share, gukora like no kugira icyo muvuga, ari byo bimenyerewe nka comment ku biganiro dukomeje kubagezaho, kubakorera, kandi ni inkunga ikomeye muba muduteye, cyane ko natwe ibiganiro tubagezaho, amakuru tubagezaho, ibitekerezo tubagezaho, isesengura tubagezaho, nabyo duhamya kandi twemera ko ari inkunga kuri mwebwe, kubera ko byinshi bibagirira akamaro, kubera ko yo mubimenye musanga mutari mubizi. Banyarwandakazi banyarwandakazi, muri iki kiganiro kigufi tugiye kubakorera, turagaruka ku igishushanyo cyitwa Padiri Thomas Nahimana. Uyu mugabo muramuzi, muramumenyereye, tumugarukaho kenshi, ariko muri iki kiganiro niwe twibandaho, wenda tukaza no gukomoza kuri bamwe muri babambari be mu kugisoza cyangwa kugicumbika, ariko mu rwego rwo gukomeza gahunda inakomeye cyane twatangiye yo kubaburira abanyarwandakazi banyarwanda. Muri uko kubaburira twinjira mu gusesengura ibyo avuga, ibyo akora, uko mumubona, ibyo mumuziho n'ibyo muba mutamuziho. Iki gishushanyo rero cyitwa Padiri Thomas Nahimana, we wiyita ingirwa perezida ngo ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, mu by'ukuri ni igishushanyo. Tubisubiremo, Padiri Thomas Nahimana ni igishushanyo, ariko kibiyereka mu byo kivuga, mu byo avuga. Murabyibuka, mbere na mbere tubibutse ko uyu Padiri Thomas Nahimana, nubwo bamwe bavuga ngo ntakiri padiri, ariko hari ibyo tuba tuzi kuri droit canonique ya Kiliziya, nubwo ndi umusilamu ariko Kiliziya nayibayemo. Iyo bavuga ngo umusaserdoti iteka, iyo umuntu yahawe titre y'ubupadiri, ibyo yakora byose, yakwiba, yasara, yasizora, nka biriya mubona Nahimana Thomas akora, yakwisikoroka, n'ubundi aba ari padiri. Ntabwo mwamamaje, ahubwo aba ari ukugira ngo ibintu bisobanuke, kuko twebwe ntabwo turi nka we wirirwa yita abantu ibyo ashaka. Ariko iyo agiye hariya akagezaho avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari igishushanyo, abizi neza ko ayoboye igihugu, ayoboye miliyoni zirenga 10 na zingahe, mu kandi kanya akavuga ko atakiriho, ubwo twebwe tubona ko ahubwo Padiri Thomas Nahimana ari we igishushanyo kirenze n'ibindi bishushanyo. Banyarwandakazi banyarwanda, ndagira ngo mwibuke, kuko kenshi ntimuba mubyibuka, icyo yise revolution cyangwa initiative de lutte, icyo yise amabanga 77 ya politiki y'u Rwanda. Ibi ni ibyo yiyandikiye, ngo amabanga 77 ya politiki y'u Rwanda. None se amabanga umuntu arayatangaza, mujye mumubaza ariko
mugiye mumubaza, kuko ibi ni ibintu yanditse mu kwezi kwa kabiri muri 2012 nibwo yari akigera mu Bufaransa. Ibi bintu rero banyarwandakazi banyarwanda yabyanditse kubera ko afite ubumenyi cyangwa yarize filozofi na teologiya, yabikoze kugira ngo bizamubere ingabo y'igikangisho azifashisha mu kubakuramo amadolari n'amayero. Dore imyaka irashize, imyaka igiye kurenga 10. Icyo mukwiye kukizirikana. Hanyuma twihuse tubibutse banyarwandakazi banyarwanda, mwibuke kandi mube maso, mukanguke. Iyo murebye ikiganiro yakoze kuri uyu wa gatandatu itariki ya 10, hari ibintu byinshi ibyo yavuze bizabibutsa. Nuko wibutsa gusa kubera ko n'ubundi murabizi banyarwandakazi banyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Iyo yavuze ibyo yavuze iminota 10-15 ya nyuma ayisigira kuvuga ibi bikurikira: imishinga. Banyarwandakazi banyarwanda, nimusesengure, nimurebe, nimutekereze. Iyo Padiri Thomas Nahimana mu muheruka avuga ko ashaka gushyiraho ishuri ngo ry'abarideri, ishuri ry'abaringa ry'icyuka gusa, akongeraho ngo kwiyandikisha ni 1,000 cy'amadolari cyangwa cy'amayero. Ubu mbangira ngo mbasesengurire, noneho mukanguke, muhite mubona, kuko muhita mubibona ko mwibeshye cyangwa musa nkaho mwari musinziriye. None ejo bundi ahangaha kwa gatandatu ku itariki ya 10, mu byo yavuze kuri Zoom yiyicariye iwe muri ghetto ari ya Le Havre mu Bufaransa, banyarwanda banyarwandakazi banyarwanda, Padiri Thomas Nahimana uko mubona kuri intwaro ye n'amagambo, intwaro ye n'amagambo gusa avuga ari kuri Zoom ku ikoranabuhanga. Ubundi abayicaye muri ghetto, abayicaye kuri kamera, ku mashini gusa. Hari nabigeze kumubona ahagurutse aribeshya umuntu yambaye ikamba mbiri. Uwo ngo ni perezida, ingirwa perezida. Hanyuma ejo bundi ati hari promosiyo y'abantu 65 batangiye kwihugura ngo muri rya shuri rya Baringa na ba Sekidende, abo ngabo na Bantagara. Sekidende ngo ni vice recteur wo kuri Zoom. Banyarwandakazi banyarwanda, aba bantu n'amabandi, aba bantu n'abajura babibira ku ikoranabuhanga. Sekidende, Jean Paul Ntagara, Flora Karenzi, Padiri Thomas Nahimana n'abandi, Mwemayire, n'abajura, bari abantu n'abajura rwose. Mube maso kurushaho. Impamvu ni iyi, ati abantu 65 bamaze kwiyandikisha muri rya shuri ry'abarideri ritabaho ry'abaringa. Ati nanjye ndiyandikisha, nanjye hari isomo nzatanga muri rya shuri. Ngaho rero nimukora imibare murasanga uretse ko rimwe na rimwe abanabeshya kugira ngo bashiture, namwe muhurure mumwoherereza amafaranga. Nimukora imibare murasanga niba koko abo bantu 65 ari byo
katubyite ko ari byo. Ubwo ni mukubese n'amayero 1000 mwumve amafaranga arimo, amayero, amadolari 35,000. Mwumva icyo bishaka gusobanura ni miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ngaya akajya kuri konti ya Padiri Thomas Nahimana, hanyuma gaca ku ruhande uko bayagabana nabo ba Sekidende na ba Munyankindi Tarisisi na bandi nabonye bandi nabo bagore, mwese ntabwo mubizi. Harabona abonye bantuka ngo tuyatanze ngo bikurebaho iki, ntacyo bitwaye. Abo ni bamwe nyine abambari baciriritse ba Padiri Thomas Nahimana, ariko abandi mujijutse, abandi mumaze guhumuka, abandi mumaze kuvumbura ibyo twababwiye, hari icyo muvanamo. Hanyuma nyuma yaho ati muribuka ko twababwiye umushinga wo gusubizaho amakomini. Ibyo byose nibyo kubakuramo amafaranga. Hanyuma agasoreza kuri batayo Kagoma, akagira gutya akazamura agenda ati dore bamaze kwiyandikisha, ati ni muzi. Ikirenze icyo rero banyarwandakazi banyarwanda, ari naho ruzingiye. Nimutekereze iyo umuntu ajya hariya akababwira ngo agiye kwinjira muri gahunda ya diplomasi, muri gahunda ya diplomasi, ariko akabisobanura kugira ngo nyine mwumve abumvishe diplomasi. Ati hari ibihugu nagiyemo, ati hari abaperezida banyakiriye, ariko ntabavuge. Ati diplomasi ntabwo nayikora njyenyine, ngomba kujyana na Jean Paul, mu kandi kanya ati ngomba kujyana n'abantu tugahaguruka turi 50. Ati tushobora no guhaguruka turi 1000 banyarwandakazi banyarwanda. Iyo Padiri Thomas Nahimana avuga ngo yahagurukana n'abantu 1000 ngo bakajya gukomanga ku biro bya perezida w'igihugu runaka, ibyo bintu mwumva bishoboka? Noneho rero aho abera igitangaza, aho abera umutubuzi ruharwa kabutindi Padiri Thomas Nahimana, ati no muri Afurika tuzagerayo. Atari ko hari aho perezida w'igihugu uhura nawe wishyuye 5,000 by'amadolari, namwe mu nyumvire muzamubaze ngo aho ni akarenga. Atari ko mujye munamenya ko tugomba kujyana na kado. Ati barambajije ngo Padiri, ariko wowe ngo uzajya uza kuvuga gusa ntabwo uzi ko perezida cyangwa abakeneye kado. Banyarwandakazi banyarwanda, umukuru w'igihugu koko ukeneye kado ya Nahimana Thomas ninde? Ibi byose ni ukugira ngo bashyushye umutwe, nk'uko bimazemo imyaka 12. Ejo akore bije ati kado tuzashyira we nandese, nibyo avugira hariya gusa. Kado tuzashyira perezida runaka irasaba 15,000 by'amadolari cyangwa amayero, ubwo ni miliyoni 10. Hanyuma mwoherereze kuri ya konte cyangwa kuri nimero za telefone ze. Abandi mwoherereze kuri nimero za telefone za Flora Karenzi n'umugabo we Jean Paul Ntagara. Ibi bintu mukwiye kuba maso, mukwiye gukomeza kwitandukanya na Padiri Thomas Nahimana n'abandi besikoro bagenzi be, abo tuvuga buri munsi. Icyo nshumbikiraho rero banyarwandakazi banyarwanda, uyu ni umuburo udasanzwe. Iyi ni realite mu rurimi rw'igifaransa. Ababonye cyangwa n'abatarakibona
icyo yita ikiganiro yakoze ejo bundi ku itariki ya 10 yise urugendo rw'impinduka rugeze he, mu kirebe gifite isaha n'iminota 15, ari we wenyine uvuga, noneho nta waba yatumiye, naha mujye muhasesengura. Iyo hageze ko abashakamo amafaranga avuga wenyine, kajya kijujuta kigaragura agatukana, navuze ngo ni igishushanyo. Mukwiye kumenya ko Padiri Thomas Nahimana ari igishushanyo kandi kibashushanya. Ikirenze icyo ngicyo rero cyo nzakigarukaho kuko ni ikintu giteye isoni, namwe kibateye isoni abantu nitwa ko muri nyuma ya Padiri Thomas Nahimana, cyangwa mumubonamo umuntu muzima. Ibintu atukanira kuri za Facebook, banyarwandakazi banyarwanda, Padiri Thomas Nahimana afite ibyo bita pseudonyme mu Gifaransa, amazina yiyita nabikomojeho, reka mbigarukeho. Muri ayo mazina hari iryitwa Simon Pierre Gahamanyi. Banyarwandakazi banyarwandakazi, ibi bintu mubimenye. Mugenzi we Mukanyiko Silvia mu minsi ishize yigeze kubikomozaho, anavuga yuko ngo Simon Pierre Gahamanyi cyangwa yise Simon Pierre Gahamanyi ngo yaramutuga kuri Facebook, ngo ageze aho aramubloka. Simon Pierre Gahamanyi ni Padiri Thomas Nahimana. Murebye ibitutsi noneho biteye isoni asigaye yandikira abantu kuri Facebook. Mu kiganiro gitaha nzababwira kandi nzabereka ibi bintu yandika Simon Pierre Gahamanyi. Ni Padiri Thomas Nahimana. Muribaza ingirwa perezida, ingirwa padiri yandika irongoza abantu ba nyina. Koko banyarwandakazi banyarwanda, mushobora kwibaza ngo ariko ibintu Asumana bavuga ntabwo aba arota cyangwa aba ari ukugira ngo gusa tumukurikire. Oya, benshi mufite nimero yanjye, murankurikira kuri Rwanda Rugari TV, murankurikira kuri WhatsApp. Abazabikenera cyangwa bari bubikenere nyuma y'uko iki kiganiro mukibona, mumbwire rwose mboherereze ibi bintu Padiri Thomas Nahimana akora. Ubwo rero wavuga ngo uzamwita mayibo, uzavuga ati wa muntu twajya tubona twagira ngo ni umuntu muzima, kumbe ni mayibo cyangwa ni mayibo kubera ibi bintu yandika. Simon Pierre Gahamanyi buriya bayahinduye amazina agira ngo ntabwo bazamenye. Nguwo Padiri Thomas Nahimana rero, nguwo igishushanyo, uwo twise igishushanyo nk'uko nawe abyita abandi. Nubwo ababyita bo ntacyo bibatwaye, ntacyo bibabwiye, ariko we ni igishushanyo cyujuje ibyangombwa. Ni igishushanyo kubera iki? Ni igishushanyo kubera uko mumubona kuri Zoom gusa, nta handi. Gusa twarababwiye ngo aba hantu bita Le Havre, ku birometero birenga 200 uvuye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Hariya niho abari, biriya babwira byose n'ibyo aba yapanze, kuko nta kundi byagenda uretse gukoresha iriya ntwaro y'ibigambo byinshi, akavangamo na filozofi. Birumvikana kuko yarayize, icyo ntabwo tugihakana, yize teologiya ntabwo tubihakana. Twongereho rero yuko hari umuntu wigirira impano yo kumenya kuvuga kandi akavuga nk'imashini, akavuga nk'imashini hagatera abantu ubwoba. Na hano mu Rwanda bo baraharereka abantu babisikuru bizeza abantu ibitangaza, turabafite rwose. Nguwo rero Thomas Nahimana, kandi turacyakomeza kubabwira ibyo mu rwego rwo kubaburira. Ubutaha mu kiganiro kiza gukurikiraho
turagaruka kuri bariya bambari be ba hafi cyane Jean Paul Ntagara, by'umwihariko amateka y'uriya mugore we Flora Karenzi. Turaza kubabwira ibintu byinshi cyane. Flora Karenzi mubona hari Flora Karenzi, muzamurebe ukuntu avuga, ameze nka Padiri Thomas Nahimana. Buriya babicariye iwabo mu nzu, umwe ari mu cyumba imbere ya kamera yo kuri laptop, undi ari muri salo we n'umugabo we. Ni ukuvuga Flora Karenzi na Jean Paul Ntagara. Aho ejo bundi bamwe bavuga ngo ubundi umuntu yambara karavati yicaye muri sari we kugira ngo bigende gute. Igisubizo nabaha ni ukugira ngo nyine babarangaze, numubona ubone ko ari umuntu w'igitangaza uri ahantu mu biro, nta biro bagira, ibiro byabo ntaha nicaye, ntabona bakabaye bari aha nicaye mu biro byanjye, ibiro byabo ni muri saro no mu byumba byabo hariya muri apartment babamo Katino muri Quebec, Canada ngabo. Ariko uwo ni umwihariko w'ikiganiro nzagarukaho gikurikiraho, kuko nta kundi bigomba kugenda. Narababwiye ngo nzabanyomoze, bababajwe nuko batunguwe, ni nko kugwirwa n'umusozi cyangwa gukubitwa n'inkuba, babonye ntangiye kubanyomoza kubera ko mbazi. Ibyo rero narabyiyemeje kandi nzabikomeza. Kandi muri uko kubanyomoza ku byo bavuga, nanabagaragazi abo bari bo. Flora Karenzi yavuye mu Rwanda agiye hanze ryari kandi kubera ihe mpamvu. Yaba we cyangwa umugabo we, ninde wagiye mbere, byagenze gute, banyuze hehe, babifashijwemo nande, uyu munsi ibyo bavuga babiterwa n'iki. Ibyo byose banyarwandakazi banyarwanda nzabibabwira muzingo kandi mu masaha makeya ari imbere. Mugira amahoro.